Bene data bakunze b'ijambo ry'Imana kuko muzi icyo ribamarira, nongeye kubaramutsa mu izina ryiza rya Yesu Kristo umukiza w'abari mu isi twizeye. Nshima Imana yongeye kumpa uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kandi duhurire hano kuri Evangelizero Monde tuvuga ijambo ry'Imana. Nanone ni inshuti yanyu Pasteur nzabona Canisius ubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana, kandi mbifuriza ibihe byiza byo kwitegura kwinjira muri Pasika nk'uko tugiye kuzabiganiraho muri iyi minsi byerekeranye no gucungurwa kwacu. Ariko mbere y'uko twazinjira muri ibyo byigisho bijyana no gucungurwa kw'abari mu isi, nifuza ko twabanza gushyira umusozo ku kiganiro twaganiriye ubushize dushingiye ku magambo yanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu bice 5 guhera ku murongo wa 17, kugira ngo dufashe abashobora kuba binjiye muri iki kiganiro uyu mwanya batarakurikiye icyo ubushize, nubwo kibari imbere kuri iyo chaîne nababwiye, ariko twakongera kunyura muri iyo nkuru tuyisoma kugira ngo tuvuge igice gitoya cyari cyasigaye tutavuzeho ibisobanuro byacyo. Ni Luka ibice 5 guhera ku murongo wa 17, ahari iyi nkuru ivuga ngo, nuko ku munsi umwe muri iyo minsi yarigishaga, abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we, uwo ni Yesu, zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ya Yesu, baburaho bamwinjiriza kuko abantu bari bahuzuye. Noneho babarwaza burira hejuru y'inzu, bamanuka bamucisha mu mategura, bamumanurira mu ngobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabarira. Abanditsi n'abigisha amategeko, abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati, mbese uyu ninde wigereranyije? Ninde ubasha kubabarira ibyaha keretse Imana yonyine? Maze Yesu amenya ibyo biburanya, arababaza ati, muriburanya iki mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti, byuka ugende? Ariko mumenye ko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Muri ako kanya abyuka imbere yabo, yikorera ingobyi ye, arataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa, bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bagira bati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Amen. Ubwo twarimo tuvuga kw'aya magambo akubiye muri iyi nkuru nziza y'imwe mu mirimo yazanye Yesu gukora hano mu isi, kuko harimo no gukiza abantu no kwerekana ubumana buri muri we, no kwerekana Imana muri by'Imana yagiye yigaragarizamo. Nta kiruta cyane ko yiyerekaniye mu mwana wayo Yesu Kristo. Mu myaka mike yamaze mu isi yagaragaje ubumana, agaragaza gukora kw'Imana mu bantu, kugeza ubwo apfuye, arahambwa, kuwa gatatu arazuka, asubira mu ijuru, kandi n'ubu aracyakomeje uwo murimo w'ubucunguzi, kuko ntaziruhutsa ataracyura umugeni we, ari ryo torero yaguze amaraso ye. Turamushima rero ko na hano yagaragaje imirimo y'ubumana bwe. Twavuze byinshi rero ku byerekeranye n'abantu bagizwe
n'ibyiciro bitanu twabonye muri iyi nkuru. Twabonye abahetsi ubwabo, twabizeho ibintu bitari bike bigaragaza urukundo, bigaragaza ubwitange bukwiriye kugirwa n'umuhetsi w'abandi bantu, bikwiye kugirwa n'umuntu wikorereye abandi umutwaro. Aba bahetsi rero bagize ubwitange bukomeye, ariko cyane twanatinze ku kindi kintu cyitwa kumenya gupimanya n'aho Yesu ari. Bapimanyije n'aho Yesu ari, nguko abakurikiza inyigisho bibuka icyo twizemo ko ari ukumenya gupimanya n'aho Yesu ari, tukaba mu bintu tuzi neza, atari ugupfa kugendera mu kigare cy'amadini tutazi iyo tuva n'iyo tujya. Twizemo icya kabiri cy'abimanya inzira. Aho naho twasanze ukuntu hari abantu benshi bimana inzira ijya mu ijuru kubera kamere yabo n'imikorere yabo no kutera imbuto zikwiriye abihannye, bigatuma abagombaga kubakurikira ngo bajye mu nzira igana Imana badashobora kubakurikira. Twizemo Yesu n'imirimo ye, ngo abonye kwizera n'ubwitange bw'abahetsi no kwicisha bugufi k'umurwayi ubwe, noneho arabanza muha icy'ingenzi. Twizemo ko dukwiriye kumenya icy'ingenzi cyatujyanye mu nzu y'Imana, nubwo twaba dufite ibindi byifuzo byinshi, ariko nta kiruta kubabarirwa ibyaha. Icyo nicyo cy'ingenzi Yesu yageneye uyu murwayi. Twize nanone abanyedini n'amagambo yabo y'ihanjagari yo gutangira gucira urubanza ibyo batazi. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe noneho ku murwayi nyirizina. Uyu murwayi nawe afite ibyo atwigisha twamwigiraho. Ibyamubayeho byose yategereje atuje, aritonda, kandi ari abimanya inzira ntiyigeze abatuka ngo abacire urubanza. Yaratuje mu byamukoreweho byose. Ari abahetsi ntiyabateyeho amahane bagiye kwemera kumunyuza hejuru y'inzu ngo bamumanurire mu nzu. Urumva ko ari umurimo ukomeye yagombaga kubabwira ati mutanyitimburira hasi mukambabaza, ariko yabahariye urukundo rwabo ati reka rusohoze icyo rwabatumye. Nuko yicisha bugufi, yemera ibyo bamukoreraho byose, abyakirana ituze no gutegereza icyo Yesu yaza kumukorera. Kandi ageze imbere ya Yesu nabwo yagumanye ryatuze. Ntabwo yigeze yemera kuza kubwira Yesu ibyo yamukoreraga byose, ahubwo yaratuje arategereza. Yemera no kwakira imbabazi z'ibyaha bye, nubwo atari byo byari byamuzanye mu by'ukuri. Ntibamukuye mu rugo bavuga ngo bagiye kumusabira imbabazi z'ibyaha. Nta nubwo nawe yari yizeye ko iyo surprise iza kumubaho yo guhabwa icyo atasabye, ariko nabyo abyakira gutyo. Yesu avuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ntabwo yateye amahane ashyira akaruru ku munwa avuye ati oya mwami ntabwo ari byo byanzanye, ahubwo nabyo yarabyakiriye, akomeza gutegereza ibiza kumubaho. Amaze kwakira ugukira no gutabarwa kuvuye kuri Yesu, amaze gukira indwara ye, ntabwo nanone yatashye yihimura ku bamwimye inzira yinjira. Ntabwo yagize ubuhamya bw'ibikabyo buvuga ngo ubwo se muri imaziki, nk'indirimbo z'abahanzi benshi tujya kumva ziri mu incyuro ngo kwimanije murajya he, ngo abanzi banjye mwese muramera mute. Umuntu yatanga ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye agashyiramo ibikabyo, ngo gitare yaritamuruye, ngo ubu ngubu mfite amagote 10, ngo mfite amapantaro 70, ngo mfite ibikwembe byo gusimburanya. Ugasanga umuntu ari kugenda yitaka ibyiza gusa yakorewe, ariko ntabe yavuga ati nanjye mfite abonjya ndamburira ukuboko, hari abandi bashima Imana ku bwanjye. Ugashaka yuko muri ibyo bintu byose ari kuvuga gitare yamukoreye, niba harimo icyo nawe ashobora gukorera abandi bari bameze nkawe cyagiye. Ibyo rero ni isomo dukura ko uyu murwayi ntiyigeze agira ubuhamya burimo ubwibone. Avuga ati ko gitara mpagurukije, ngaho nimwongere mu nyima inzira se ndebe, ngaho se nimwongere mugire icyo mukora kugira ngo nongere kunyura hejuru y'inzu. Ahubwo Bibiliya iratubwira nk'uko yabitubwiye ngo Yesu amaze kumubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe, ngo uwo mwanya hagurukira imbere yabo. Haleluya. Ngo ataha ahimbaza Imana. We yahimbaje Imana, nta kindi kintu cyari kimushishikaje. Kandi nta nubwo bamwe bamwimye inzira yinjira
ntibongeye kuyimwima asohoka, ahubwo bose ngo barumirwa. Amen. Bose barumirwa, bituma noneho iby'Imana imukoreye ubwabyo bimushakira inzira. Ndagira ngo nkubwire mwene data, mushiki wanyu nteze amatwi unyumva, niba Imana yarakoze imbere byo ku mutima abantu ntibemere, kandi koko niko abantu babaye. Ushobora gukorerwa ibintu byo ku mutima, ukababarirwa ibyaha, ugahabwa umugisha w'imbere mu mutima, ntihagire abantu bahimbaza Imana kuri ibyo Imana yagukoreye by'imbere. Ariko Imana kugira ngo yemeze abantu, Yesu yaravuze ngo nimutanyizezwa n'ibyo mvuga, imirimo nkora ubwayo izatuma abantu banyemera. Imana rero nk'uko nababwiye izi no gukorera inyuma. Haleluya. Ikora iby'imbere, ariko iyo yimukiye inyuma mu by'abantu bareba, bamwe bazi kureba ku bitaboneka, bazi kureba ku biboneka, noneho bituma bagira bati iyi ni Imana kweri. Iyo Imana iguhagurukije muri karitsiye wari umurwayi w'indembe, abantu baravuga bati uyu ni Mungu tu. Iyo Imana igukoreye igitangaza, ikakuzahura, ikagukura mu bintu abantu bari bazi ko bidashoboka, icyo gihe Imana iba yubahishije ikoresheje iby'inyuma. Noneho rero uyu murwayi nawe amaze gukorerwa iby'inyuma ku mubiri, n'abatemeraga bya bindi byiza cyane by'igiciro cyinshi yahawe mbere bitagaragarira amaso y'abantu, bituma noneho bemera ko Imana ari Imana. Bigaragarira mu magambo bivugiye ubwabo. Noneho rero uwo murwayi ntabwo yihimbaje, ntabwo yagize ibintu by'ibikabyo mu buhamya bwe. Ntiyerekanye yuko wenda gutitiriza ko ari byo byaba bimuteye. Hari abantu babona Imana imukoreye ikintu akavuga ati nuko nagiye mu butayu, nuko nayirije ubusa kenshi, nuko nagiye gusengera mu mazi, nuko nasengeye ku misozi. Imana yabigukorera utagiye no mu misozi. Imana yabigukorera uri n'imbere y'igitanda cyawe. Nubwo gushaka Imana nyine bisaba gusenga amasengesho y'uburyo bwose. Ibyo nabyo nta wabirenganyiriza abantu, niko abantu tumeze. Iyo tuburiye iburyo dushakira n'ibumoso, kugeza ubwo tuzakorerwa n'Imana igitangaza yaratubonye nk'amasengesho. Ariko nibikora tujye tumenya guhimbaza Imana yonyine. Hari n'abantu bakorerwa imirimo y'Imana bagatangira guhimbaza abantu bagenzi babo ngo kuko ari bo baba bahanuriye, kuko ari bo bakoze biriya. Gukunda abakozi b'Imana si bibi. Gukunda abantu b'Imana no kubaha abatuyobora mu mwami wacu nk'uko bivugwa mu Baheburayo 13:17 ngo twumvire abatuyobora muri byose, kuko ari bo baba amaso barinda imitima yacu nk'abazayibazwa. Ibyo nabyo ni byiza. Nariko bavuga butumwa banyu mujye mudusengera, nabyo ni byiza. Ariko si twe Mana, ntituri bari umuntu abayo. Ntabwo n'abandi ari bashiki b'Imana, ni abantu b'Imana nk'uko nawe uri umuntu wayo. Iby'Imana yabakoreye gusa ni ukubaha impano zacu ngo zijye zibanyuramo, Imana itubwire umugambi wayo, ariko ntabwo yabashyize muri kategori yo gusenga. Ubu abantu bariho bameze nk'abasenga abantu mu cyimbo cy'Imana, bakabona batabonye runaka ngo abasengere ko bataramuka. Abo ngabo ntabwo ari bari umuntu abayo. Nawe uri umwana wayo nk'uko n'abari abana bayo, niba bataravuye mu nama zayo, kuko hari n'abandi bamara kubona bakorewe ibyo bakava mu nama z'Imana kubera ubwibone, maze bakajya mu bibahenebereza. Bavandimwe rero, ndagira ngo rwose hano tujye tumenya guhimbaza Imana yonyine, kuko niyo ikwiriye icyubahiro. Jya ureka Imana rero ikuyobore muri byose, kandi ubwayo ikugira uko ishaka. Uriya murwayi yahariye Imana ubumana bwayo, arareka ikora ibyo ishaka muri we. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo Yesu abonye kwizera kwa ba bantu bamuzanye, ntabwo yavira mwaho, aranyurwa cyane. Umwami wacu aranyurwa, aravuga ati sinamukorera ikibazanye cyonyine, reka ahubwo mbanze mubabarire n'ibyaha, mugire inshuti yanjye. Bituma rero akorerwa icyo gitangaza cyo kubabarirwa ibyaha, ariko na nyuma akira n'uburwayi bwe kugira ngo byemeze na babandi. Uyu murwayi rero nawe ataha ahimbaza Imana, kuko yemeye kuyoborwa nayo, kandi Imana ikabimukoreye igitangaza, kuko ntabwo yari kuvira mwaho. Bavandimwe rero mu nyumva, ndagira ngo rwose dufatanye gushima Imana yuko yadukoreye iby'imbere mu mutima, ariko nyuma yaho hari n'iby'inyuma yadukoreye. Nawe hari iby'inyuma igiye kuzagukorera.
ntabwo izakomeza kureka ibintu yagukozemo bihishwa. Byanze bikunze izitamurura ikore n'iby'inyuma, abantu bose barebe bemere yuko ari Imana mubana nayo, ari Imana wakoreye kandi ari Imana uhimbaza. Imana igufashe kwakira uko kwizera, ukakwibikaho, ukamenya ko Imana izagukoresha n'iby'inyuma bigaragarira abantu ko ari iby'icyubahiro. Umwanzuro rero cyangwa twerekera ku musozo, mwene data, ujye umenya gushimira Imana yakugiriye neza. Kiri kuri uyu murwayi, reka nanone ngaruke ku bahetsi bamuhetse. Hari abahetsi batumye akorerwa ibyo byiza byose. Natwe rero nk'abakristo, nk'abantu b'Imana, dukwiriye kutarengwa ngo twibagirwe abantu baduhetse mu gakiza, batumye winjira mu nzu y'Imana, kuko hari iby'abandi byangiritse kugira ngo umere uko umeze uyu munsi wa none. Bariya bahetsi bangije inzu y'abandi. Yewe ndetse nuko amateka adaproronja ngo akomeza atubwire, ntugire ngo barekeye aho, banayitanzeho ikiguzi cyo kuyisana. Hamwe bashenye ntabwo hari kugumiraho, byanze bikunze barahasanye. Hari ibintu byasenyutse, hari abantu baraye amajoro ku bwawe basenga Imana ngo ukizwe. Hari abantu bubatse urusengero rusengeramo rwiza cyane, bararwubaka wowe udahari, uza ugenda winjira mu rwuzuye. Nuko hari abatanze umutungo wabo kugira ngo ujye ucurangirwa, ujye uba mu nzu y'Imana harimo umuziki mwiza wa gikirisitu. Ntabwo byamanutse mu ijuru ngo bibagweho. Hari abemeye kubishoramo imari babitangaho umutungo. N'ubu hari abatanga amafaranga yabo kugira ngo ubu butumwa bwiza bukugereho. Abo nabo ni abahetsi. Nabyo ujye ubiha agaciro, nshuti y'Imana, ubasabire umugisha w'Imana. Hari abantu bahora barara amajoro bategura inyigisho kugira ngo nujya mu nzu y'Imana umererwe neza. Bakemera kwigomwa ibitotsi, bakemera guhara amasaha yabo y'umunaniro kugira ngo bagutegurire indyo yuzuye yo mu ijambo ry'Imana. Hari abagusengera, hari abantu bakwereka aho wicara ugeze mu nzu y'Imana kugira ngo utajarajara. Bahora bari maso, bameze rwose nk'abagaridefu, kugira ngo niwinjira mu nzu y'Imana uhere ko ubona icyicaro kigukwiriye, utagenda uhuzagurika. Abo ni abakozi b'Imana bagabura ibyayo, bakora n'indi mirimo bashugurika ku bwawe kugira ngo umererwe neza. Hari abamara rero guhimba ibyiza bya rurema ubundi bakabyibagirwa. Abo hari abantu bahora bakuririmbira indirimbo, ubundi ziragurwa, indirimbo zirahenda. Indirimbo abandi iyo baremesheje ibitaramo byo kugira abo baririmbira, kwinjira ntabwo ari ubuntu. Baba binjiramo bavuga bati kwinjira ni 5, kwinjira ni 10, muri VIP ni 20, kuko haraza umuririmbyi. Kandi rimwe na rimwe wenda uwo muririmbyi kaba afite n'indirimbo zubaka imitima, aba ari indirimbo zo guceza, zo kunezeza umubiri gusa, ariko kugira ngo binjira hacurangira ibyo byuma bye n'izo ndirimbo bakagomba kubyishyura. Twebwe rero Yesu yabyishyuriye ku musaraba, nicyo gituma adukoresha, agakoresha abantu gutanga iby'ubuntu kugira ngo tureko abantu bakizwa, bakamubera umugeni, bakazashyingirana nawe muri mariage spirituelle ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Nicyo dushaka. Ntituyobe yuko ibintu by'ivuga butumwa ahandi barabigurisha, ibintu by'imiziki, ibintu byo gucuranga, ibintu byo kuririmba, ariko wowe hari amakorari, hari abaririmbye ku giti cyabo bahora ku rukarizo rwo guhimba indirimbo bagushakashakira ibyiza. Nshuti y'Imana, jya unyurwa nabyo nugera mu nzu y'Imana uti Mwami umfashe ncyure icy'ingenzi, kuko aba bantu bararushye ku bwanjye. N'iyi nzu ninjiyemo hari abayicuguritseho ku bwanjye kugira ngo nzajye mbona intebe nziza nk'iyi nicaraho ngiye kumva ijambo ry'Imana. Umunsi byakuwe mu isi ibyo bintu by'ubuntu, abantu bazatanga amayero babura aho babigurira, bazatanga amadolari babura uwo bayaha ngo bagure n'iminota 10 yo kumva ijambo ry'Imana. Bazatanga imitungo yabo, amanyarwanda, amafaranga akoreshwa hirya no hino ku isi, bazabura abo bayaha. Yesaya yarahanuye ngo bazayafata bajye kuyajugunyira imbeba n'ubucurama, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo.
none ibi bintu ni ubuntu. Itorero uvuga nabi, hari abantu biha kuvuga nabi amadini yabo, amatorero y'Imana, banegura abakozi b'Imana nk'uko twabikomojeho ubushize. Ariko iryo torero uvuga nabi, ujye umenya ko ryagushyingiye, rikaguha umugeni, rikaguha umutware, rikaguha umugabo. Itorero ryarakubatije. Itorero abakozi baryo bahora bakora ubushakashatsi ku bwawe ngo babone icyo bagaburira umukumbi. Itorero ryarakwakiriye. Itorero ryakubakiye urusengero. Wasanze itorero ryuzuye. Imana ishimwe. Ntukarivuge nabi. Biravuga ngo ntukavuge nabi umutware w'ubwoko bwanyu. Nubona abantu bari mu gatsiko ko kunegura abakozi b'Imana, ngo abaririmbyi bataririmba neza, ngo abapasitoro batigisha neza, ngo abayobozi bayobora nabi, ngo abayobozi ngo batwawe n'inda gusa, ngo baka amaturo, ngo baka icyacumi, baramaze. Ntabwo bacyaka ari ibyo bakuye mu bitabo biyandikiye, ni ibyo bakura mu ijambo ry'Imana. Imana ubwayo yabashingiye igiti ko bazatungwa n'ibyiza byo mu rusengero. Ntugire kutabitanga ngo ugire no kucira urubanza ibyo utazi, kuko hari abandi bana b'Imana bo bitanze, bazi uwo bakorera, bazi ko bafite inshingano yo kugirira neza abakozi b'Imana, yo kugirira neza itorero ry'Imana kugira ngo ritabaho igisuzuguriro. Itorero ry'Imana mu gihe cy'amajyambere rigomba kuba rifite abakozi b'Imana batari inkandagira bitabo, bize amashuri, bakiga Bibiliya, bajya guhura n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo barivuganire, batagiye bakanyaga ibirenge. Nabo iyo bagiye n'imodoka bakagenda n'ibinyabiziga, bakabona amatike y'indege, bakabona amatike yo kujya gukora umurimo w'Imana ibunaka n'ibunaka, icyo gihe nabo bagenda na fiyeri. Si nka kera amatorero atangira ku isi, hari abantu bagiye baruha cyane, nk'abamisiyoneri bavuye i Buraya bazana ubutumwa muri Afurika. Hari abamaraga amezi 4 mu nyanja, amezi 3, amezi 2 bari kugenda amanywa nijoro. Ariko ubu none arafata indege akava ku mugabane akagera mu wundi, kubera ko abana b'Imana bakangutse kandi Imana ikabaha ubutunzi ku buryo umuvugabutumwa yakurira indege akagenda. Kuko n'abatajya kuvuga ubutumwa barazurira amafaranga yavuye mu bindi bintu byatanzwe n'abaturage, ariko nabo bakagenda. Ariko wagera mu nzu y'Imana bavuga bati icyacumi, utariko barakabye. Bakabye iki? Ibyo bintu hora winjiramo ku buntu, uwaguha fagitire ngo byishyure, wabyishyura iki? Mucyo dukiranuke, tumenye no gufasha no gushyigikira abahetsi baduhetse ngo batugeze ku musaraba. Imana iduhe umugisha wo kubyumva no kubyakira. Abantu bose rero babonye icyo Imana ikoze kuri wa murwayi, bahera ko batangira guhimbaza Imana kuko icy'ingenzi kibonetse. Bati uyu munsi wa none tubonye bidutangaza. Ubundi icyo Imana igukozeho, ikigukoreye, gikwiye gutuma n'abandi bantu n'abatizera n'abizera bashima Imana kubw'imbuto nziza utambukanye mu buhamya bw'iby'Imana yagukoreye. Bose babonye atambutse ahimbaza Imana y'icyubahiro, bose bajya bahindura amagambo. Na b'abanyedini bari gucira Yesu urubanza ngo yivanze, ngo yababariye ibyaha, ngo kandi umuntu ngo kumukiza biramunaniye, ngo none yizanishije imbabazi z'ibyaha. Ariko babonye akoze iby'inyuma bigaragara, ati leo tunaona vitu vya kushangaza kabisa. Ubwo niko mu Giswahili byanditse ko ariko bavuze. Mu Gifaransa nabo bati aujourd'hui nous voyons les choses très étonnantes. Mu Bongereza nabo bati we have seen strong things today. Uyu munsi tubonye ibidutangaza. Amen. Nshuti z'Imana, mujye mureka iby'Imana idukozeho bitangaza abantu, bafatanye natwe guhimbaza Uwiteka. Turagira rero ngo dusoze dusenga Imana, dusengere ibyiciro bigeze kuri 7 by'abantu bakurikiye inyigisho, bakaba hari aho bisanze mu mwanya runaka. Icyiciro cya mbere ni abimanye inzira. Kubwo kuterera abandi imbuto, ushobora kuba wari ufite akabuto kabi kasharira kakumezemo, kagatuma abantu batamenya ko ari Yesu ukorera by'ukuri kandi nta kutagize umukorera. Ukaba warimanye inzira kubera kutamenya guha agaciro imbuto z'umwuka.
tugiye kugusengera kugira ngo Imana ikurandure mw'iyo mbuto mbi, iguteremo imbuto nziza zituma abantu bahimbaza Imana ku bwawe. Icyiciro cya kabiri ni abahorana amagambo n'imburanyi zo mu mitima, bariya b'abanyedini bahora mu dutsiko two kunegura ibitagenda, amaso yabo akaba yarahumukiye kureba gusa ibitagenda neza mu itorero, yewe no mu nyigisho bagacunga ko umwigisha yacikwa n'akajambo runaka akaba ariko batahana ibyiza byose yabigishije ntibigire icyo bibamarira. Iyo ni Satani yaba yaraguteye. Nawe tugiye kugusengera wowe uhora mu gatsiko ko kunegura abandi, ko kuvuga nabi inzu y'Imana, ko kuvuga ibitagenda, kandi nawe wabiguka akakwicaza ku uwo mwanya uhora ucira urubanza ngo abawurimo ntacyo bamaze. Hari igihe nawe byagutemana ntubishobore, ahubwo turagusengera kugira ngo Imana igushyire mu mwanya mwiza. Dawidi niwe wahanuye cyangwa wabwiwe n'Imana muri Zaburi ya mbere, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare mu nteko y'abaneguranye, mu nzira y'abakobanyi. Nubona hari agatsiko gatangiye kwihereza kuvuga ibyo katazi, cyo ukavamwo ubashe kugakaruma, ukabwire yuko ibyo bintu bitabareba, ko bifite bene byo babishinzwe, ko aribo bashobora kubikurikirana. Ikindi cyiciro dushaka gusengera ni abavuga nabi itorero ry'Imana. Hari abahorana imburanyi zo mu mitima zo kwivovota, ariko hari n'abavuga nabi itorero ry'Imana kandi nyiraryo yarariguze amaraso ye. Icya kane ni abatemera ab'Imana yemeye ko bajyaho ngo bayikorere. Icya gatanu ni abivanga mu bitabareba, ugatakaza umurimo wawe ukawujugunya ukajya kwivanga mu by'abandi, ugacira imanza iby'abandi. Turasengera rero n'abifashe kugira ibyo batanga mu nzu y'Imana ngo abantu b'Imana ngo batabirya, ngo ntayo ntanga ngo Imana ntirya, nuko bagatangira kwibohoza kubera urwango n'ishyari bafitiye abakozi b'Imana, bakumva ngo batatanga n'ituro ry'Imana, batatanga icya cumi. Abo nabo baratewe, bakwiye gusengerwa. Icyiciro cya nyuma tugira ngo dusengere uyu mwanya ni abahetsi bacitse intege kubera ibyo abantu babavuga, none bacitse intege zo gukomeza guheka itorero. Abo ni abanyamasengesho bacitse intege, ndetse n'abandi babibyayemwo bizinesi yo kubikuramo indamu bagahinduka abanyenda nini kugira ngo bajye baheka ari uko babonye ikintu. Abo bose tugiye kubashyira imbere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nawe rero icyo ubona wakwihana muri izi ngingo zose, Imana igusure kugira ngo nyuma y'izi nyigisho ushobore guhinduka icyaremwe gishya bundi bushya, kugira ngo tuzaraganwe ubugingo buhoraho. Amen. Mwami Imana Ashobora Byose, turagushimiye, dusabiye iri jambo ryawe tugejeje ku bwoko bwawe, ari abimana inzira ngo abandi batabona aho banyura, ari abahorana amagambo n'imburanyi zo mu mitima, nabo turabasengeye Mwami kugira ngo urukundo rwawe rubagereho, bakire mu mitima yabo. Ari abavuga nabi itorero ryawe barinegura, baryita ko ryapfuye kandi ridashobora gupfa, nabo turabasengeye. Abatemera abantu washyizeho wahamagaye ngo bagukorere, uko bagiyeho kose twe ntibitureba, ahubwo bazabibazwa n'Imana cyangwa babihemberwe bageze mu ijuru. Ariko ikitugomba nk'abakristo ni ukugira ngo twemere kwakira neza abaza batugana bemewe n'Imana yuko bajyaho ngo batubere abayobozi. Turasabira rero abafite iyo mitima yo kutemera ubwoko bwawe kugira ngo basange. Abifashe ntibatange amaturo yabo, ntibatange icya cumi cyabo kubera ishyari, kubera urwangano rwo mu mitima, kubera ubugugu, turabasabiye kugira ngo babohoke mu mitima, binjirane n'abandi gukorera imigisha itangwa n'Imana kubwo kuyikiranukira, dutanga icya cumi n'amaturo. Turasabira abahetsi bacitse intege, turasabira abamwishakira ndamu bigeze bagukorera neza, ariko bageze hagati bacibwa intege n'ubukene, batangira kubihindura bizinesi. Turagusabye ngo urukundo rwawe nabo rubagereho, tuzaraganwe ubugingo buhoraho. Ibi byiciro byose nta na kimwe gitakaye, imbabazi zawe nizigere kuri buri muntu wese wo muri twe, kandi nabumvisha ijambo ryawe bose bibagirira umumaro, tuzaraganwe ubugingo ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Urakoze Mwami ko
dukingurira irembo ry'ikoranabuhanga ngo ijambo ryawe rigere no ku bantu bari muri gahunda ya guma mu rugo, bashobore gukurikirana ijambo ryawe bityo bunguke mu mitima yabo, kandi umuntu w'imbere nawe akomeze kubifashirizwamo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.